Senga Imana, turagushimye Mana yacu, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ukorera ku gihe, uri Imana nyamana, bana natwe. Mugaragu wawe agiye kukuvugira, uduhe gutega amatwi kandi uduhe kumvira ubushake bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Bonye abagereranwa na Naboti, tubona n'abagereranwa na Ahabu. Kuko tutari busubiremo, uyu munsi turareba ijambo ry'Imana mu gitabo cyaho cya mbere cy'Abami, igice cya 21 n'ubundi umurongo wa 17. Imana ibaha umugisha. Mu gihe tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana, turasubukurira aho ejo twagereye. Ndabasaba kubumbura Bibiliya zanyu. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 21 umurongo wa 17. Reka dusenge. Mana yera, izina ryawe rihimbazwe. Ineza yawe, urukundo rwawe bituma tudashiraho, uhabwe icyubahiro. Ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, marayika bane natwe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ikigisho tugiye kwiga ndababwiye ngo cyitwa ngo iki? Kugenza gute? Gukinisha iki? Ubundi abantu bashaka gukina bajye babyuka mu gitondo, bakore siporo, biruke, bakora utundi tuntu, bafata umupira, bashote. Ari Mwuka Wera ntabwo akinishwa. Hano haranditse ngo Eliya atumwa kuvuma Ahabu. Yesu ashimwe. Muri uyu murongo turaza kubonamo ibintu bitangaza kandi bikomeye. Ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'itishubi riti, haguruka umanuka usanga Ahabu, umwami w'Abayisirayeli utuye i Samariya, ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti, yagiye kuruzungura. Umugore wa Ahabu witwa Yezebeli yari yaramubwiye ati, wowe tuza, urwo ruzabibu ninjye nzagenza nte, nzaruguha. Ejo niko twasomye. Yicisha Naboti, arangije abwira umugabo ati, genda ujye mu ruzabibu rwe kuko yapfuye, Naboti ntakiriho. Ahabu nawe atubwenge, aragenda ajya kuzungura urwo ruzabibu. Akirurimo, ari mu ruzabibu, ariko ngo yari atuye i Samariya. Samariya wari umusozi mwiza werejwe Uwiteka, maze hari heza cyane kuko hari abagiye bahaba bagahinduka, ariko uyu yarahabaye aho abandi babaye bagahinduka, we biramunanira. Maze umubwira uti, Uwiteka aravuze ngo nukurisha urazunguye. Maze umubwira utumva ko Uwiteka avuga, aho imbwa zari gateye amaraso ya Naboti niho zari gatera n'ayawe. Ahabu abwira Eliya ati, umurambo urambonye ga wa mwanzi wanjye we? Nawe ati, ndakubonye koko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Kandi Eliya nta rwango na rumwe yari yarigeze agaragariza Ahabu. Eliya yari umuntu w'Imana kuva mbere hose, ariko Ahabu akibona Eliya kuko yatinyaga umuntu w'Imana. Ahabu yahise abwira Eliya amagambo akomeye. Umurongo wa 20, Ahabu abwira Eliya ati, urambonye ga wa mwanzi wanjye we? Eliya nawe ati, ndakubonye koko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Umva, nzakuzanira ibyago bigutsembe rwose, nzamara umuhungu wese kuri Ahabu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bayisirayeli. Nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko wandakaje ukoshya Abayisirayeli ngo bacumure. Umurongo wa 23, kandi bya Yezebeli Uwiteka arabihamya ati, imbwa zizarira Yezebeli ku nkike z'Iyezereli. 24, umva Uwahabu wese
azagwa mu mudugudu, uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro. Imana ibituma kuri Ahabu ari ibivuze. Nta wigeze, murongo wa 25 urakomeye, nta wigeze gusa na Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka yohejwe n'umugore we Yezebeli. Nta n'umwe ku isi. Muri iki gihe nta wundi wari wabaho, ariko mu gihe cyakurikiyeho hari undi wigeze kubaho nawe akora nk'ibi, nawe nzamusoma ukwe muri uyu murongo. Nuko yajyaga akora nabi cyane, akurikira ibishushanyo bisengwa nk'uko Abamori babigenzaga kose, abo Uwiteka yirukanye imbere y'Abayisirayeli. 27. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo, yumvise ko abahungu be bose bazashira no mu Bayisirayeli bose, yaba uw'imbata yaba umudendezo, nta muhungu azasigarana. Maze atanyagura imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira, akagenda abebera. Icyubahiro yabaga afite, agenda akanga abantu, atinya abantu bose, bamutinya, atitiza. Iyo amaze kumva ibyago bizamubaho, haranditse ngo yiyiriza ubusa, yambara ibigunira, aryama ku bigunira, yirirwa biryamyeho, yagenda akagenda abebera. Abamubona bakabona ari kugenda abebera, ntiyongeye kugenda areza agatuza avuga ni hanjaga aratera ubwoba, ahubwo bamubonye ari kugenda abebera. Uwo ndi gusoma yitwa nde? Akagenda agenza ate? Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi, riramubwira riti, ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye? Kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Imana tubwa Ahabu yicishije bugufi, urabibonye, sinzamuteza ibyo byago. Imana ni nyembabazi nyinshi, iturufu, ikiza, itsinda, niyo kwicisha bugufi umuntu akiyiriza ubusa, akambara ibigunira. Kwambara ibigunira bivuga kugabanya amarere wari ufite, maze ukaba imbere y'Imana ukayinginga. Nicyo kizakiza abantu bose bari kuzacirwaho iteka, bakihana bakazajya mu ijuru. Niba bikomeze bakemera umurongo ijambo ry'Imana ryavuze, bagaca bugufi, ikizabaho nuko bazasoza neza, kandi bazaba batangiye bundi bushya mu gihe bicishe bugufi. Ahabu uyu murongo waramukijije, amera neza cyane. Abo mu ijuru baranezerewe, ijuru riranezerwa. Ahabu wanyaze uruzabibu rwa Naboti, akicisha Naboti afatanyije n'umugore we Yezebeli. Imana yaravuze ati ibyo byago byose ndabihagaritse. Ahabu yaragize umugisha ukomeye, kuko ibyago byari bihagaze kuri Ahabu. Ahabu yarasigaje ikintu kimwe cyonyine, yarabwiwe nka Dawidi. Dawidi yabwiwe amagambo n'umuhanuzi Natani, yarabwiwe ngo nuko Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe. Nawe yari yaricishije umuntu, yaricishije Uriya inkota, maze arangije amutwarira n'umugore, ariko yikubise bugufi imbere y'Imana, yemeye icyaha cye. Yahise abwirwa ijambo rikomeye, arabwirwa ngo Imana yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe. Ahabu nawe muri uyu murongo yaragize umugisha ukomeye, ariko Ahabu ayoberwa ikintu Dawidi yakoze, ikosa Ahabu yagize. Yumvise uyu murongo uvuga ngo ibyago ntibikikubayeho, guhagarika biriya byago Imana ikaba yari bihagaritse, kwari ukugira ngo adahahamuka, ahita akomeza urugendo rwo kwicisha bugufi kugera ubwo abona imbabazi z'Imana. We ntiyamenye ibanga ry'Imana, ahubwo akomeza kwishyira hejuru nk'uko yamenyereye. Abonye ibyago bimuvuyeho, ijuru ryari ryamwishimiye, yagize umugisha cyane. Imana ihagaritse ibyago kubwo kwicisha bugufi, ariko
asuzugura umwuka w'Imana, ntiyakomeza kugisha Imana inama ngo Imana imugirire neza. Hariho abanyamasezerano benshi bahawe amasezerano n'Imana no mu bicaye aha, maze Imana ikabagira neza, igakora ku mitima yabo, bakemererwa kubona ibintu byiza, bakemererwa kubona ubuntu bw'Imana, bakemererwa kudapfa. Abandi benshi bapfa, Imana ibaringanirije kugira ngo bazabone umwuka wayo, bazajye mu bwami bwo mu ijuru. Iyo batagishije inama Imana, iby'Imana yari yarabakoreye n'ibyiza yari yarabasezeraniye byose icishamo umurongo bikaba zero. Yesu ashimwe. Ahabu na Yehoshafati bajya inama zo gutabara, igice cya 22. Kandi abayisirayeli, kandi abasiriya n'abayisirayeli bamara imyaka 3 batarwana. Ubundi bararwanaga cyane. Abasiriya n'abayisirayeli bamaze imyaka 3. Imana imaze kubabarira Ahabu, yabaye uw'umudendeza. Abasiriya n'abayisirayeli bamara imyaka 3 batagenza bate, batarwana. Maze Ahabu rero w'umurwanyi wamenyereye kurwana, yagombaga kugira undi musogongera asogongera. Yesu ashimwe. Maranata. Ngo bamaze imyaka 3 batagenza bate. Ariko mu mwaka wa 3 nibwo Yehoshafati umwami w'Abayuda yamanutse asanga umwami w'Abayisirayeli. Umwami w'Abayisirayeli abwira abagaragu bati, harya muzi ko Ramoti y'i Galeyadi ari ahacu, kandi ko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'i Siriya. Bukeye yabwira Yehoshafati ati, mbese twatabaranira Ramoti y'i Galeyadi? Twatabaranira Ramoti n'i Galeyadi? Yesu ashimwe. Yehoshafati asubiza umwami w'Abayisirayeli ati, tuzatabara nk'uwitabara, n'ingabo zanjye nk'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Amafarashi ni ibikoresho by'intambara. Indogobe aho muzazibona, indogobe niyo Yesu yicayeho. Yesu ntabwo yicaye ku ifarashi, Yesu yicaye ku ndogobe, kuko indogobe ari igikoresho cy'amahoro. Ifarashi ni igikoresho cy'intambara. Mu Byahishuwe niho handitse ko Yesu yicaye ku ifarashi. Icyo gihe yaragiye gutabara, ariko ari mu isi yicaye ku cyana cy'indogobe. Ariko mu Byahishuwe ageranwa n'uwicaye ku ifarashi, kubera ko mu Byahishuwe havuga intambara. Ariko igihe yari ari mu isi yavugaga iby'amahoro, kugira ngo abantu bajye mu mahoro, bihane, bahinduke. Nibanga azicare ku ifarashi maze aze guhora inzigo. Muri uyu murongo yaravuze ngo, Yehoshafati yabwiye Ahabu ati, mwami w'Abayisirayeli, tuzatabara koko, amafarashi yanjye nk'ayawe, amagare yanjye nk'ayawe, ingabo zanjye nk'izawe, nzagufasha dutabare. Yehoshafati uyu yabanaga n'Imana cyane. Maze uyu umurongo wa 5, Yesu ashimwe. Yehoshafati abwira umwami w'Abayisirayeli ati, ndakwinginze ubu ryari, banza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Ibintu bigiye kuzaba kuri iyi si, ijambo ry'Imana ryavuze, bizanyeganyeza umuntu wese. Abantu batigeze bagisha ijambo ry'Uwiteka inama bazijandika mu bintu bizabarimbuza. Bazajya kubona babone bageze ku musozo w'iyi si batiteguye. Yaramubwiye Yehoshafati ati, ndakwinginze. Musome umurongo wa 5, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 22, umurongo wa 5. Yehoshafati abwira umwami w'Abayisirayeli ati, ndakwinginze. Nta nubwo yamubwiye ngo ndakubwiye, yaramubwiye ngo ngenje nte, ndakwinginze. Ubu ubanza ugisha ijambo ry'Uwiteka inama. Ikintu cyose abazaraga ubwami bw'Imana bagomba kugisha ijambo ry'Uwiteka inama.
batagisha ijambo ry'Uwiteka inama, ibintu bizababaho bakazabiteruza amaboko abiri bibaremereye. Nagiye nsoma muri Bibiliya abantu bagiye bagisha ijambo ry'Uwiteka inama n'abataragiye bagisha ijambo ry'Uwiteka inama. Abagiye bagisha ijambo ry'Uwiteka inama barahiriwe. Nta nubwo umurongo uvuga ngo ndakwinginze banza ugisha Imana inama, hanze ngo banza ugisha ijambo ry'Uwiteka inama. Dore ijambo ry'Uwiteka ngiri. Abasenga mwese nimubanze mugisha ijambo ry'Uwiteka inama. Abanyamadini batandukanye, ba revera, ba bishop, ba apotere, abapasiteri n'abandi, nimubanze mugisha ijambo ry'Uwiteka inama. N'abakristo bisengera, abakristo ni abantu beza ndabarahiye. Abakristo bamwe bayobowe buhumyi, maze baremera barandagatana mu bintu bitanditse mu ijambo ry'Imana. Ariko Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana ribavana mu mwijima rikabajyana mu mucyo, kuko barigisha inama bakazahabwa ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Iyo dusoma ibyerekeye n'uyu murongo, nuko umwami wa Isirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400, arababaza ati ntabarira moti Galiyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza bati tabara, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Ariko Yehoshafati arabaza ati mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Yehoshafati nk'umunyabwenge wabanaga n'Imana. Yehoshafati yari umwami w'Abayuda gusa, Ahabu akaba umwami w'Abayisirayeli. Icyakora hari abami bagiye baba abami, akaba umwami w'Abayisirayeli n'umwami w'Abayuda. Ariko muri uyu murongo Yehoshafati yari umwami w'Abayuda, Ahabu akaba umwami w'Abayisirayeli. Yehoshafati abonye Ahabu yamaramaje kujya ku rugamba, bazanye abantu 400 b'abahanuzi, babwira umwami ngo tabara uzatabaruka amahoro. 400, abagabo 400 b'abahanuzi. N'uyu munsi abahanuzi bariho, bahonda pendo, maze bamara kuzihonda bagahanura. Ariko ntabwo bajya bahirahira bajya mu gitabo cy'ibyahishuwe n'icya Daniyeli. Bahanura ibibari mu mutwe, ntabwo bahanura ibyanditse mu ijambo ry'Imana. Igitabo cya Daniyeli n'icy'ibyahishuwe cyarabihishe, kuko iki gitabo Imana ifite abo yagihaye. Baramubwiye ngo tabara uzatabaruka amahoro. Maze Yehoshafati wabanaga n'Imana yomatanye nayo aritegereza, arabareba abona n'abakozi ba shitani bose uko ari 400. Ntiyavuga ngo mwabakozi ba Satani mwe, yabonye bakorera Satani. Nuko arabitegereza, arabareba, arababaza ngo mu buryo bwo kubabwira mu kinyabupfura, nta wundi muhanuzi w'Uwiteka usigaye? Yesu ashimwe. Mbese nta wundi muhanuzi? Arabaza ati mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? None abandi bose 400 bari abahanuzi bandi. Yesu ashimwe. Kuki atabashije ngo nta wundi muhanuzi uri hano ngo tumubaze, ahubwo agashyiraho ngo nta mbese? Iyo umuntu avuze ngo mbese, ubwo ibyambere aba yamaze kubihindura amazi. Mbese nta wundi muhanuzi, mwumva ikintu gitangaje, w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze. Uwo yabazaga w'umuhanuzi wundi ngo n'uw'iki? Ariko abo 400 bari barangije kugenza bate? Guhanura. Umwami w'Abayisirayeli asubiza Yehoshafati ati hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga. Hasigaye undi mugabo
twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ngenza nte? N'uyu munsi umuntu wese uzahagarara mu ijambo ry'Imana nk'uko biri, bagenzi be ntibazamwemera. Niba bakwemera, ni ikimenyetso cyo kudahagaze mu ijambo ry'Imana ry'ukuri. Uzarihagararemo neza urore. Arugati hasigaye umwe, ariko ngenza nte? Haba i Roma, haba muri Amerika, haba ku isi yose, umuntu wese uhagaze mu ijambo ry'Imana nk'uko riri, isi yose igomba kuzabanza ikamwumvisha. Abaturanyi be ntibazamwemera, abavandimwe ntibazamwemera. Havuze ngo hasigaye umwe w'umuntu w'Imana, ariko ngenza nte? Ndamwanga. Abahanuzi bose baraje bo mu madini atandukanye, bari abagabo nka 400 baturutse mu madini atandukanye, baraza, mana yacu ni yatumukandagire Satani, tera amakorasi bakabyina, hangiza bagahanura batahawo inde azatabaruka amahoro. Maze wa wundi umwe utajya ubyina, utajya utera amakorasi, utazi gutendereza, utazi kugira ibindi bintu, ariko wiga Bibiliya cyane, ni umwe ku isi usigaye. Ku isi hasigayeho umugabo umwe ufite ukuri. Ni ishyanga rimwe gusa rigereranwa n'uwo mugabo, risigaranye ukuri ko muri iki gitabo ijambo ry'Imana niryo ryonyine ku isi. Iryo shyanga rigereranwa n'uwitwa Mikaya ni rimwe gusa, niryo ryonyine rifite Bibiliya yose yuzuye. Abandi bose n'abahanuzi b'ibinyoma. Yaraje aritegereza ati hasigaye icyantangaje, Ahabu yarabizi neza ko hasigaye umwe gusa, ariko ngo agenza ate? Ariko ndamwanga. Yesu ashimwe. Kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yesu ashimwe. Yahise anamuvuga izina, burya yaramuzi. Yehoshafati aramusubiza ati, mwami wivuga utyo. Nuko umwami w'Abayisirayeli ahamagara umutware, aramubwira ati, ihute uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abayisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese yicaye ku ye ntebe, maze bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku karubanda ku irembo ry'i Samariya. Abahanuzi bose bahanuriraga imbere yabo. Zedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abayisirayeli, uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. Zedekiya mwene Kenana yari afite amahembe 2, maze arareba ayo mahembe yavugiramo ati, wowe mwami w'Abayisirayeli, aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya, uzabamenagura, uzabajanjagura. N'uyu munsi abantu baravuga ngo ndakubita, ngo ndice, ngo ndanogonora. Niko abacecizi benshi bavuga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati, tabara uterera moti Galiyadi uragirisha, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Haleluya. Ngo kuko Uwiteka azagenza ate? Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya, irababwira iti, dore abahanuzi bahuje. Iramubwira iti, dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami byiza. Ndakwinginze amagambo yawe abe nka yabo, uvuga ibyiza. Yesu ashimwe. Mikaya arayisubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndavuga, nicyo ndi buvuge.
Yesu ashimwe. Nuko ageze imbere y'umwami, umwami aramubaza ati Mikaya, tutabarira moti Galiyadi cyangwa se turorere? Mikaya aramusubiza ati ngaho tabara uragira ishya. Yaramujinyoye. Kujinyora cyangwa kuningura icyo mukunda gukoresha ni iki? Mukunda gukoresha iyihe mvugo? Kujinyora no kuningura mukunda gukoresha iyihe mvugo mu Kinyarwanda cyanyu mumenyereye? Kuningura, yaramuninguye. Yesu ashimwe. Burya ikibi no kugira ngo umuntu akuningure ariko ukomeze uhatirize. Yesu ashimwe. Aramusubiza ati hariho utuntu tubiri, ngaho tabara uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Yesu ashimwe. Ngo kandi Uwiteka azagenza ate? Umwami yumvise bamuninguye aramubwira ati ndakurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka. Mikaya none haravuga ati ubwo umbwiye ngo nkubwire ukuri reka nkubwire. Aramusubiza ati nabonye Abayisirayeli batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubire iwabo umuntu wese atahe iwe amahoro. Umwami w'Abayisirayeli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye ko utari bumanurire ibyiza keretse bibi? Mikaya aravuga ati none se, noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Akivuga ati sinakubwiye ko utari bumanurire ibyiza keretse bibi? Mikaya aravuze ati ahubwo Mikaya avuga ati ahubwo nakubwiye biki? Tireka nkubwire ibintu bindi bikomeye. Aramubwira ati Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zari zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Murongo wa 20. Uwiteka arabaza ati ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti Galiyadi? Uwiteka niwe wibaje ngo ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti ya hehe? Umwe avuga ibye n'undi ibye mu bamarayika bo mu ijuru. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati ninjye uzamushukashuka, nzatuma yibuka ko amaze imyaka 3 atagenza ate yemwe. Umwuka yaraje aravuga ati ninjye uzabigenza nte? Yesu ashimwe. Mbese turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe? Abantu bose babitse umutwe muri Bibiliya bari kurebamo. Imana ibaha umugisha. Bora bari kureba ibikurikiraho. Mwabanje mugatega amatwi bino ndi kubabwira ko n'ubundi ntaho birabacikira. Mwabanje mugatega amatwi ko tutari bugarukire kuri uyu murongo. Yesu ashimwe. Ninde wavuze ngo ninde uzashukashuka Ahabu? Ninde? Ninde ngo wabivuze? Mwebwe ngo ninde? Mwebwe hano ninde? Mwebwe hano ngo ninde? Ngo ni umwuka ngo wavuze ngo ninde uzashukashuka Ahabu. Reka mbasubiriremo kuko mutari muhari. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimugose iburyo n'ibumoso. Murongo wa 20. Uwiteka arabaza ati ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti Galiyadi? None ubwo ninde wabivuze? Uwabajije icyo kibazo ninde? Imana ibaha umugisha. Nyuma haza umwuka, ariko mbere yuko umwuka umwe avuga ibye n'undi ibye. Umwe kuvuga Bibiliya ivuga bike ngo umwe avuga ibye, umwe habaza tuzatabara we nikana kundi ati ni zatabara we ninjye, undi ati ninjye. Umwe avuga ibye n'undi ibye, ariko barareba basa. Uwiteka rero basanga ntibazabishobora. Asanga ariko no nyuma abo bose barangiye, umwe ari kuvuga ibye n'undi ibye, avuga ukuntu yabigenza. Baragiye umuserafa ati nge nzabigenza, w'ikizima ati nzabigenza gutyo, undi ati nzabigenza, n'undi avuga ibye n'undi avuga ibye, ariko Uwiteka kumva ntibaza ibyo bintu ntibizagera ku ntsinzi vuba, kandi Uwiteka ashaka ibyihuta. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati ninjye uzamushukashuka.
ninjye uzagenza nte? Uwiteka aramubaza ati uzamushukashuka uti? Umwuka nawe ati nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bose. Yesu ashimwe. Nzagenda mpinduka iki? Mu kanwa k'abahanuzi bangana iki? Nawe aramusubiza ati nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugira utyo. Genda ugenza ute? Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Murongo waho Yesu ashimwe wa 24. Maze Zedekiya, ubwo ni Mikaya uri gusobanura uko yabibonye mwiyerekwa, maze arangije umurongo wa 23 igihe yakomezaga gusobanura avuga ngo nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Ati Uwiteka dore yamaze kukubwira, none iby'ukuri wamaze kubyanga. None ubwo wabyanze kugira ngo uzagwira moti y'i Galiyadi, Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose. Ubu abantu bose banze ijambo ry'Imana bakabwirizwa iby'ijambo ry'Imana byuzuye bakabyanga, nuko bazahura n'ibinyoma biri kuzerera kuri iyi si bikabanza bikabayobya kugira ngo bitegure aho bazapfira. Iyo umuntu ajya gupfa hari ibintu bitatu bigomba kubanza guhura. Icyambere narabimenye, iyo umuntu ajya gupfa hari ibintu bitatu bibanza guhura. Icyambere hagomba kubanza hakaboneka ikizamwica, hakaboneka isaha azapfaho, hakaboneka n'aho azagwa. Ibyo bintu uko ari bitatu iyo bimaze guhura, abagomba gupfa nta kabuza. Hano amaze kubwirwa aya magambo, yagombaga kwikubita hasi imbere y'Imana akayibwira ko ibyo yakoze byose byari bibi, ko ayisabye imbabazi. Ni inyambabazi yari guhita imukiza. Maze Zedekiya mwene Kenana, wa wundi wari waracuza amahembe abiri w'umunyabinyoma, yigira hafi akubita Mikaya urushyi. Mikaya ararurya, aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava kuri nje akaza kuvugana nawe? Wowe uvugana n'umwuka ute? Yesu ashimwe. Uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he maze akakuzaho ava kuri nje? Ko ari nje ufite umwuka w'Imana, nje wacuza amahembe abiri, afite amahembe abiri nk'abanyavugiramo, wowe ufite iki utagira n'ihembe na rimwe? Wahara bazabona tutitera hejuru tibariya nta kintu bafite. Dufite byinshi, dufite byose, dufite ubuhanuzi bwanditse. Mbabwire, dufite ubuhanuzi bwanditse ku buryo nshobora kubuvuga hano. N'ubu uyu munsi mbasobanurira ibyahishuwe igice cya 13, bamwe bataha injereri ziri kuvuga mu mutwe. Mbasobanurira igice cya 17 umurongo ku murongo, bamwe bataha injereri ziri kuvuga, abandi bataha amatwi ari kubarya. Ariko ndabizi neza ko hari byinshi nkwiriye kubabwira, ariko uyu munsi mutabasha kwihanganira. Kuko mutabasha kubyihanganira, ndabanza mbabwira ibyo mwakwihanganira. Uyu murongo higira inamukubita urushyi. Mbere yuko twinjira mu marembo y'ijuru, tugomba kuzabanza tukarya urushyi Mikaya yakubiswe. Igihe tutarakubitwa urwo rushyi, turacyafashe igihe, turacyari mu muteto. Mikaya yavuze ukuri nk'uko akuzuye. Urushyi rwahise rumugeraho, kandi igitangaje ntabwo ahaba ari wari umukubise, ahubwo umufana wahawe niwe waje yirukanka maze ararumukubita, amaze kumucanira urwo rushyi. Buriya abantu bazimbwa inyamaswa ngo mu byahishwe 13 guhera ku murongo wa mbere, Yesu ashimwe, kugera ku murongo wa 10 bazi ngo hari umuntu iri bukubita urushyi, ariko ntawe iri burukubite. Ahubwo inyamaswa yavuye mu gitaka yanditse hera ku murongo wa 11 mu byahishwe 13 niyo iraza gukubita abantu urushyi, ibitegetswe n'inyamaswa yo mu gice cya 13 guhera ku murongo wa mbere. Abantu baragomba kubanza barurye urwo rushyi. Abantu batarabona urwo rushyi ngo rubakubita amatama ajanjagurike,
bavuga amagambo ya nyuma ayo mwavuze ayo ijambo ry'Imana rivuga azabwirizwa mu ijwi rirenga. Ntaho twari twagera, turacyari inyuma. Tugomba kubanza tukarya urushyi, urwo rushyi tukarwumva, imisaya igakebana, tukavuga ijambo rya nyuma. Uyu murongo urakomeye. Maze igihe amara kumukubita urwo rushyi, Yesu ashimwe, haleluya, Mikaya aramusubiza ati, uru rushyi nkubise uzamenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Niryo ryonyine yavuze, uzabimenya. Ubu ntabwo wabimenya. Umunsi uzaba kwicumita mu mwinjiro w'inzu ugenza ute? Maze umwami w'Abayisirayeli aravuga ati, nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa, na Yowasi umwana w'umwami. Umwana wande? Muti umwami aravuze ngo iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mu kigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro. Iki giki ntabwo wongeye kubona ari umugabo. Mbere umwami yari yavuze ngo hasigaye umwe, ariko ngenza nte? Ntabwo umwami yari yavuze ngo hasigaye kimwe ngo avuge ko ari ikigabo, kuko yaratarahanura. Amaze guhanura ibyanditse iby'ukuri, iby'Imana yamweretse, Yesu avuga ngo nimukijyane igiki, ngo iki kigabo, niko birivuga, nimukijyane mu kigaburire ibyo kurya by'agahimano. Ibyo kurya by'agahimano subwo ni ibihe? Mu gihe n'amazi y'agahimano mujye mugitegeka kimwe injerekane yuzuye, nimugitegeka kigaba kabido 7 kikakamara ituri imwe, muraba mugihimye. Nimujya mubona gifite inyota, mujye mukibwira ngo kiranywe injerekane kiyimare, nikitayimara mukubiti. Mu ibyo kurya by'agahimano muzani isafuriya yuzuye ibiryo, mumubwira yijya yimare, nitabimara mukubite, cyangwa mumuhereze utwo kurushyi gusa, mumubwire muti dore inda yawe ngiye ubwo urahaze. Mukigabura ibyo kurya by'agahimano mu gihe n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira iki? Amahoro. Yesu ashimwe. Maranatha. Mikaya aravuga ati, nuramuka utabarutse amahoro, Uwiteka azaba atavugiye muri njye. Kandi aravuga ati, murumve namwe rubanda mwese. Araceceka, nta rindi jambo yongeye kurenza. Yesu ashimwe. Maze bukeye umwami w'Abayisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda baratabara baterera moti y'i Galeyadi. Umwami w'Abayisirayeli abwira Yehoshafati ati, ngiye kwiyoberanya nje ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abayisirayeli ariyoberanya ajya ku rugamba. Ahabu yafashe imyambaro yambaraga. Yesu ashimwe. Aravuga ati, ngiye kwiyoberanya. Yesu ashimwe. Ariyoberanya. Ariko ikintu gitangaje kuri uyu murongo, ariko wambara imyambaro yawe y'ubwami. Yabwiye Yehoshafati ati, wowe imyambaro yawe ntuyikuremo yambare. Wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami, ariko nge ndiyoberanya. Aha bati nge ndiyoberanya. N'uyu munsi hano mwaye materaniro harimo ibyiyoberanye, byambara imyambaro itari iyabyo. Yavuze ati, ngiye kwiyoberanya. Atariko wowe wambara imyambaro yawe y'ubwami. Muri uyu murongo ngo yari yihanuye yuko ubwami bwamaze kumuvaho. Hariho abantu benshi umwuka w'Imana azavaho, bakicara mu materaniro nk'uku, bakiyoberanya umwuka w'Imana. Barakomeje kumukinisha igihe kirekire, baranze ubuntu bw'Imana. Umwuka w'Imana yamara kubavaho, bagasigara babereye aho nta kintu bafite. Ariko Yehoshafati abigenza ate nk'umuntu w'Imana? Kandi ubwo umwami w'Isiriya yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32 ati,
nimurwanye aboroheje, nimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami, uyu ni umwami w'Abasiriya wabitegetse, keretse umwami w'Abayisirayeli wenyine. Umwami w'Abasiriya yari yavuze ati nimugera ku rugamba nimurwanye aboroheje, ntihagire umuntu murwanya, mwebwe murebe umwami wenyine w'Abayisirayeli aba ari we mutunga intwaro, abandi bose mubareke. Umwami w'Abayisirayeli napfa isi yose irabona iki? Amahoro. Nuko 32 abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati baravuga bati nguriye umwami w'Abayisirayeli, koko nicyo cyatumye bamuhindukiriraho bajya kumurwanya. Yehoshafati arataka ati ngewe nubwo muje kundwanya ariko ngewe ndi Yehoshafati. Ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abayisirayeli, barakimirana barorera kumukurikira, baragaruka. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abayisirayeli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Yarabanje we yambara imyambaro y'ibyuma ngo yiyoberanye. Yehoshafati nta myambaro y'ibyuma yambaye, yari yambaye gukiranuka, yari yambaye imyambaro y'ubwami. Nimwambara imyambaro y'ubwami bw'Imana, urugamba rwo gukiranuka tuzarusoza amahoro. Ariko Ahabu yari yambaye ibintu by'ibyuma. Ibyuma mu buhanuzi bivuga ubupagane, narabisomye. Ibyuma mu buhanuzi bivuga ubupagane. Maze mu ihuriro ry'ibyo byuma, mu rukenyerero aho bihurira, niba ari ipantaro y'ibyuma n'ikote ry'ibyuma, maze bigahurira hano, maze umwambi, umuntu ngo yapfuye kurasa, maze uragenda kubita mu rukenyerero, winjira mu nda, urahinguranya inyama zo mu nda urazivuruga. Maze uwo munsi umwami w'Abayisirayeli, Yesu ashimwe, 35 uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye, ahangana n'Abasiriya. Ageje nimugoroba aratanga, amaraso ye yimisha ava mu nguma, adendeza imbere y'igare. Yesu ashimwe. Izuba rigiye kurenga, bararangurura mu ngabo bati umuntu wese niyusubire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo. Imana yari yarabwiye Mikaya ngo yabonye batatanya bameze nk'intama zidafite iki, kandi ngo itangazo ryari ryavuze ngo umuntu wese niyusubire mu rugo iwabo atahe iki? Amahoro. Nuko rero bararangurura, izuba rigiye kurenga, ati umuntu wese niyitahire. Yesu ashimwe. 37 uko niko umwami yatanze, bamuzana i Samariya bamuhambayo. Igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze. Kandi aho niho abamaraya biyuhagiriraga. Aho niho abamaraya bagenzaga bate? Byahishuwe igice cya 17. Uyu murongo ngo niho abamaraya bagenzaga bate? Abamaraya ngo niho bagenzaga bate? Ibyahishuwe 17 umurongo wa 15. Aho ngo niho abamaraya bagenzaga bate? Bahiyuhagiriraga. Hari hehe? Hari amazi biyuhagiriragamo. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo waho wa 13. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagaye batoranyijwe bakiranutse, nabo bazayinesha. Maraya uhiyuhagirira ninde? Umurongo wa 15. Nuko arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicaraho. Aho tumaze gusoma mu bami haravuze ngo aho niho abamaraya bagenzaga bate? None hano baranditse ngo ayo mazi maraya yicaraho. Maraya agenza ate? Yicaraho. Niyo moko n'amateraniro n'abantu n'amahanga n'indimi. Ngo niyo moko n'amateraniro n'amahanga ni iki yemwe? Aho ngo niho abamaraya bagenzaga bate? Biyuhagiriraga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo dusoma ibyerekeye n'aya magambo, dukwiriye gutekereza Yesu umwami wacu ari hafi kugaruka. Ijambo ry'Imana
ritubwira ko dukwiriye kwegera Imana cyane, ritubwira ko tugomba kubana n'Imana tukihana. Umurongo waho wa 39 nagarutse mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22. Reka dusome umurongo hari maze mwumve. Haranditse ngo, ariko indi mirimo yahawe n'ibyo yakoze byose, n'inzu ye yubakishije amahembe y'inzovu n'imidugudu yubatse, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami. Nuko Ahabu aratanga asanga abasekuruza, maze umuhungu we Ahaziya yima ingoma ye. Yesu ashimwe. Imana yo mu ijuru yagoragoje uyu muntu witwa Ahabu. Yabaye umuntu ushukwa, yashutswe n'umuntu witwa Yezebeli, aramushuka. Uyu Ahabu ngo yari yabonye ibimubereye bito. Ejo narabisomye, yararebye asanga ngo ibyaha yakoze ni bito, ngo ajya kwiyongeza, ajya gushaka Yezebeli indaya, amukorera ishyano, arinda kumwoshya bicisha Naboti. Yikubita imbere y'Imana aratakamba. Ahabu arihana. Imana iravuga iti, ubwo utakambye ndakuretse, nta byago nyiguteje. Ariko urugamba rwe rwa nyuma yarusoje atagishije Imana iki inama. Nabwiye abantu bamwe, namwe ngiye kukibabwira. Hariho umukinnyi umwe w'ikirangirire kuri iyi si. Abo twaganiriye mu gitondo twiganiriraga, nakibabwiye turi kwiganira turi nka 3. W'ikirangirire kuri iyi si, wakinaga umupira cyane, ari umuhanga, nta muntu wigeze amenyekana nkawe. Mu bakinnyi b'intangarugero babaye beza, bagatsindira ibikombe, bagakina imikino myiza, mbese abo bakinnyi bakemerwa n'umukinnyi w'umupira. Umukino we wa nyuma, agiye gusoza umukino wa nyuma, ku munsi wo kuwusoza, yitegereza umukinnyi, yitegereza mugenzi we, arapfukama aramukura, amutera umutwe. Amaze kumukubita umutwe we yawuteye araraba. Ibyiza byose uwo mukinnyi yari yarakoze bihinduka 0, bahita bamuhereza ikarita itukura. Umukino we wa nyuma yasoreje ku ikarita y'umutuku. Yitwa Zidane. Abantu benshi ndetse no mu bantu bari hano, niba taba amaso ngo bomatane n'ijuru, bazasoreza ku ikarita y'umutuku. Ntibazagaruka mu kibuga ukundi, kuko bazabashoje umukino wabo. Uyu mukino turimo wo kwiruka tujya mu bwami bw'ijuru ni uw'umuntu ku giti cye, ntawe uzafasha undi. Umuntu wese niwe uzemera gucungura ubugingo bwe, igihe azaba yemeye kuyoboka ijambo ry'Imana akagendana naryo, azasoza neza. Nihatabaho komatana n'Imana ngo umuntu yiruke cyane ngo acike Satani, azasoreza ku ikarita y'umutuku. Yesu abane natwe. Isomo risoza ndasubira mu byahishuwe, aho ngo niho abamaraya ngo biyuhagiriraga. Maraya bivuga urukomatane rw'abantu basenga mu binyoma, bari mu nyigisho z'ibinyoma, nibyo byitwa maraya. Urukomatane rw'abantu basenga ariko mu binyoma. Maze haranditse ngo, kandi uyu maraya wicaye ku nyamaswa itukura, bivuga umuyobozi w'abasenga. Ni idini ry'ikirangirire ry'ikinyoma, ryigishije isi yose ibinyoma, rigatera abantu bose kuyoba, maze rikazana inyigisho zitarizo. Ni naryo ryakuyeho isabato abantu b'Imana basengagaho, riyishyira ku munsi utari isabato, riyishyira ku wa mbere w'isabato. Naryo rirabyiyemerera ko ryayishyize ku munsi wa mbere w'isabato, maze rikayikura ku munsi w'isabato Imana yashyizeho. Niryo shefu w'abamaraya, kuko haranditse mu Byahishwe 17, haranditse ngo Byahishwe 17 umurongo waho wa 5, mu ruhanga rwe handitsweho izina ry'amayoberane, ryanditse ngo ni Babuloni, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Yesu ashimwe.
haranditse ngo mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'ay'abahowe Yesu. Yohana aravuga ati mubonye ndatangara cyane. Marayika arambwira ati niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse, ifite imitwe 7 ifite n'amahembe 10. None vuba aha bidatinze abazabana n'Imana uyu munsi bagomba guhungira mu Mana yonyine. Bagomba kubanza bakagisha ijambo ry'Uwiteka inama. Bagisha ijambo ry'Uwiteka inama, bakazasoza amahoro, bakazahabwa umugisha, bakazamera neza, bakazahabwa ikamba ry'ubugingo. Kuri uyu mugoroba nshoreje hano kuko Yesu ari mu ruhande rwacu. Isomo nabasomeye riravuga ngo bazarwanya umwana w'intama. Ariko umwana w'intama azagenza ate? Ngo azagenza ate yemwe? Iryo somo ubwo mutari kuryibuka naryo ngiye kurisubiramo. Haranditse ngo kuri uyu murongo, abo bahuje inama n'uwa 13, abo bahuje inama baha nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. 14, bazarwanya umwana w'intama. Umwana w'intama ni Kristo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe na Yesu, bahamagawe nawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Imana ihabwe icyubahiro. Ntituzasoreza ku ikarita y'umutuku, ahubwo tuzasoza dufite Yesu Kristo. Yaduhaye ijambo rye, niryo tuzasozanya. Tuzazamuka iki kirere dushima Yesu, tumubwira tuti watugiriye neza kuko waduhaye kumenya agakiza. Uyu mugoroba ndasabira umuntu wese kuzahabwa ubugingo buhoraho. Ndasabira umuntu wese kuzasoza neza. Ndasabira umuntu wese kuyoboka ijambo ry'Imana akazagira amahoro, kugira ngo azaba ari hamwe na Kristo kandi azaneshe nk'uko Kristo yanesheje. Ngaho ndabibasabiye, namwe nimubinsabire mu izina rya Yesu. Imana ibane natwe twese. Ngaho abifuza kuzasoza neza urugendo rwabo bahaguruke dusenge. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ku isabato dufite umubatizo. Ku isabato dufite umubatizo. Ku isabato ejo bundi dufite umubatizo. Hariho abantu baba bifuza kubatizwa batandukanye. Hariho abantu bifuza kwinjira mu itorero ry'Imana. Hariho abantu bifuza gutandukana n'inyigisho zitari iz'ukuri, maze bakajya mu kuyoboka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hariho abantu bagomba kwemera bakazakubitwa urushyi nk'uko Mikaya yarukubiswe, ariko bakazasoza urugendo rwabo neza. Abantu ariko Yesu akazabarengera. Urwo rushyi ntiruzatume bapfa, ahubwo rukazatuma barushaho guhanura, kuko Mikaya yarukubiswe ntiyahisamira, ahubwo yakomeje guhanura. Ndetse n'ibyari bisigaye aravuga ati navuze bike, reka mvuge n'ibindi. Ibyo yavuze niko byaje kugenda. Hari ubwo tuzagira amahirwe tukaziga ibyakurikiyeho nyuma, ariko yashoje neza cyane. Reka tuzasoze neza. Kuri uyu mugoroba ndasaba umuntu uri hano uvuga ati nanjye ntabwo niyandikishe mu bazabatizwa, ariko ndashaka kwiyandikisha ku isabato nkazabatizwa, maze nkomatana n'Imana yanjye. Akaba ari mwaya materaniro, aho ari yatambuka akaza tugasenga, kuko abandi twarabanditse, ariko niba hari uhari tukaba tutaramwandika akaba byifuza, yifuza kujya gutera iyo ntambwe yo kwizera, yaza hano imbere maze nkamusabira umugisha. Niba hari uhari atambuke, arabyemerewe. Imana ibaha umugisha, natambuke. Niba hari uhari natambuke. Niba hari uvuga ati ku isabato nzabatizwa nanjye siniyandikishije ariko ndaje, natambuke. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Niba hari n'abandi batambuke bavuga bati ndaje. Indirimbo 67 niyo tugiye kuririmba. Iyo ndirimbo iravuga ngo kiza abanyabyaha, urwaza abarwayi, bahate bihane, nibizera azababarira. Yesu ashimwe. Reka turirimbe indirimbo uyu munsi tugiye kuririmba. Yesu ashimwe. Niyo 76, indirimbo ya 76. Iyo ndirimbo ndayibatuye. Ndasaba umukuru w'itorero mukuru atambukaze maze akore mu biganza uyu mwana w'Imana witanze, kandi amusabire n'umugisha. Kandi kuko arambitsweho ibiganza, n'umusabira umugisha koko yizere ko awuhawe kandi arawuhabwa. Indirimbo ya 76 tugiye kuririmba. Bamwe baririmba hano bafite impano zo kuririmba, batambuke baze bafate mikoro hano turirimba iyi ndirimbo. Muze turirimba iyi ndirimbo, ni nayo turasorezaho. Muze, umuntu uratinya kuza kuririmba iyi ndirimbo arabahombye cyane. Muze mufate mikoro muririmba iyi ndirimbo. Cyetse ba mushaka abandi babasimbura,
ariko muze mufate mikoro muririmbe indirimbo. Imana ibahe umugisha. Kiza abanyabyaha. Murakoze. Kiza abanyabyaha rwaza abashaka kuzabatizwa bose bakaba bataranditswe ntibazi. Twanditse benshi ariko ni wowe wari usigaye. Wino nawe niba Yesu. Imana ibahe umugisha. Iyo ndirimbo muyiririmbe cyane. Byutsa abapfuye. Nta muntu wakuye uri hano ushaka kubyuka. Wino Yesu azigukiza. Yesu azigukiza. Wino Yesu azigukiza. Yesu munyambabazi. Imana ihabwe icyubahiro. abamushungera nabo Yesu ategereje abamwiyegurira. Yesu ategereza abicuza rwose. Bahate biha. Jubasabira. Nibizera azababarira. Agira imbabazi ni umunyambabazi. Kiza abanyabyaha Yesu kiza. Kiza abanyabyaha rwaza abarwayi. Yesu munyambabazi. N'abarwayi bari hano bifuza ko tubasabira umugisha nabo baze barahamagawe. Yesu abazimiye bekuzuyaza. toza abazimiye bekuzuyaza. N'abantu bahoranira ibidakwiye baze bihane. Yesu arabashaka. N'abatagira urukundo bafite abo bagira mu mutima barahamagawe. Yesu arabahamagaye mwese muri ibyo bika byose navuze. Yesu arabahamagaye. N'abarwayi baze. Yesu arabahamagaye. Bishakira gukira. Yesu arabategereje. Yesu munyambabazi arakiza. Imana ibahe umugisha. Nimwiyizire. Kiza abanyabyaha. Yesu kiza abanyabyaha. Kiza abanyabyaha Yesu. Umuntu ufite ibyaha byamurembeje byanze gushira nabizane hano. Yesu aragutegereje. Ngwino. N'umuntu wumva ari indushyi naze Yesu amumenyeshe ko yarokowe. Yesu yarakurokoye. Ngwino Yesu akuruhure. Imana ibahe umugisha. Yesu munyambabazi arakiza. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusaba umukuru w'itorero turi kumwe Alegisi maze asabira abantu b'Imana umugisha. Reka abafite umwanya dupfukame maze dusenga Imana. Turagushimye Uhoraho Mana yacu. Reka tugushime kuko ubikwiye. Reka tugushime kuko ugira neza. Amen. Reka tugushime ko warinze ubugingo bwacu. Amen. Reka tugushimire ijambo ryawe rivugiye mu mugaragu wawe uyu mwanya. Dore Ahabu yanze kumvira ijambo ryawe. Dore Ahabu yanze kumvira abagaragu bawe n'abahanuzi. Asoza nabi. Asoza ahawe ikarita y'umutuku. Yehoshafati yaciye bugufi. Aremera agaragaza yuko uri Imana ishobora byose. Arakira. Turakwingize natwe
ngo uyu munsi iri jambo rivugiye mu matwi yacu uduhe kuryumvira kugira ngo tuzatahe mu bwami bwawe. Tugushimiye umwana wawe ufashe icyemezo gikomeye cyo kuva mu bubata bwa Satani, akaba afashe icyemezo cyo kubatizwa, akaza imbere yawe avuga ati mwami, ntabwo byagenze neza, ntabwo nitwaye neza, ntabwo nakoze neza, ntabwo navuze neza, ariko uyu mwanya ngiye kubihamya, ngiye mu mazi mbatizwe kugira ngo nyagasani ndonke ubugingo buhoraho. Ijambo ryawe riravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwanga tukagoma inkota izaturya nta kabuza. Nimureke duhunge umujinya w'Imana, nimureke twe kunywa kuri iyi nkongoro, twe kunywera kuri aka gacuma k'umujinya, ahubwo dawe tuje mu biganza byawe. Amen. Ngo twugirire neza, wemere twakire. Amen. Iyo umuntu aciye bugufi akagaruka uramwakira. Waravuze uti nimungarukire ndabagarukira, ndabagirira neza mbagirira ibambe, nawe ibyaha byanyu byatukura tukutuku bigasa n'umuhemba ndabyeza bise na jeregi. Amen. Turakwinginze gutubabarira ibyaha byacu, ibitaragenze neza ubyirengagize, uduhe gutangira bundi bushya turi mu ruhande rwawe. Amen. Turi mu biganza byawe. Amen. Uwiteka uzaduha ubugingo buhoraho. Amen. Buri muntu ku giti cye umuhe guciya bugufi, umuhe kuba mu biganza byawe, umuhe kubana nawe. Kandi umubwiriza wacu dukomeje kumusabira amagara mazima, akora urugendo rurerure buri munsi, ry'umurinda impanuka. Ab'umuryango we ubaha amahoro n'umugisha, kugira ngo ubwo baguwe neza nawe izamutera akanyamuneza ko kubana natwe. Ngo iri jambo rivugirwa ku musozi wa Gisozi hazaboneka umugabane munini w'abakwiyeguriye. Uretse n'ababatizwa natwe duhe guhinduka bundi bushya. Aya magambo aduhindure, ubwoko bwawe musabiye umugisha. Mwuka wera w'Imana atubera umuyobozi. Haba iri torero uriyoboza umwuka wawe, imiryango yacu uyoboza umwuka wawe, kugira ngo tuzatahe mu bwami bwawe. Duciye bugufi muri uyu mugoroba ngo duhindurwe nawe, tuyoborwe nawe, kuiherezo uzaduhe ubugingo buhoraho. Nibyo nsabiye ubwoko bwawe, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Imana yacu yumvise gusenga kwanyu. Imana ibahe umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.